Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubangaho. Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekaho. Birategeka bamutambagije bamusebereje, kandi uwamutambagije niwe uri kumumanikaho. Hazabaho umwanya mwiza wo kuva indirimbo we. Kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo. Tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose we. Tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Nyambika fime Mana we. Ibyo tubona mu isi we bisaba kwijijisha we. Ariko bazatanga indirimbo zijanye n'amaherekezo neza. Nyambika fime Mana we. Yohana ari yerekwa yabonye igitabo kinini cyane. Ararira Yohana kuko habuze uwo gucungura umutwe we, gusuhuza umutima we, umwamaza abarenge. Igitondo kirarashe bagenzi we, umusekuru atambitse. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Turabiyegereje bavandimwe, twongeye kwishima kubana namwe. Reka dusenge Imana yo mu ijuru. Ni kuri Evangeliste Guyereka Official. Turabiyegereje bakaza neza muri kino gitaramo tugiye kugira kibabere cy'umugisha, natwe kitubere cy'umugisha. Reka dusenge Imana yo mu ijuru. Data, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Turakwiyegereje muri uyu mwanya tugiye kuboneka imbere yawe. Utwezeshe amaraso yawe, tuboneke imbere yawe dusa neza. Imitima yacu uyezeshe ubwiza bwawe, amaso yacu yahumanure Mwami Yesu, kugira ngo icyo tugiye kuvugira hano cyangwa se kino gitaramo tugiye gukorera hano, abazacumva kizogira icyo gihindura ku buzima bwabo, kizogira icyo gikora Mwami, kugira ngo amaze habanze zose. Turakwiyegereje rero ngo muzibane natwe, dukoreshe ibikomeye cyane muri uyu mwaka. Agira neza we, imbabazi ze zihora witeka. N'umunyebambe Mana, agira neza we, imbabazi ze zihora witeka. N'umunyebambe agira neza we, imbabazi ze zihora witeka. Urukundo rwe rurahebuje we, imbabazi ze zihora witeka. Oh, urukundo rwe rurahebuje, imbabazi ze Mana zihora. Oni Yesu Kristo ni umunyembabazi, ni umunyebambe, ni umunyarukundo. Hari indirimbo imaze iminsi muri jewe, yegereje pianiste Ishmael waye karibu muri kino gitaramo, kugira ngo imitima y'abantu izumva ukora kuri ico kidari izohindukire, kubera ko harimo imbaraga z'Imana izivuga ngo Imana iraduteturuye iyo mwijuru twibutse imigambi ya Satani wayihinduye kubusa. Curanga imitima tube nk'abayiririmba
Imana yo mu ijuru
igukorera imirimo n'ibitangaza. Kuko muririmbyi yageze avuga ngo bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibiganga, abandi barudwamo amabuye babateka mu mavuta we. Babonaga irembo riri hafi ndetse gutabagwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi we. Bakundwa turabana b'Imana, ariko uko tuzasa tukurebeka nka bene data we, icyakora kuri hafi. Nibuka ibyabaye kuba kera natwe tugeze kure, umuri yatangije umurimo inayiza usohoza. Oh Yesu we, bine la ribanda ya sokineva. Humura mugenzi, humura mugenzi, Yesu Kristo watangije umurimo muri wowe nawe uzawusoza, kubera kuko arashoboye. Mu ngoro haracari ibyicaro, nawe urahamagawe tingana, abandi bagutanze kwishima, agawe karacari ibyicaro. Mu ngoro haracari ibyicaro yemewe, nawe urahamagawe tingwino, abandi bagutanze kwishima, agawe karacari ibyicaro. Wihute winjire, wihute winjire, wihute winjire bigikunze, wihute winjire we, wihute winjire, wihute winjire bigikunze. Wabukererewe, wabukererewe, wabukererewe bagakinga we, wabukererewe we, wabukererewe we, wabukererewe bagakinga we. Dibela somena riba. Yesu Kristo aradutegereje. Yokute bakukubita ugakunga ishima, amavuko ziranga kataraje mutiti, nta kintu cyo komesa. Hallelujah, yes. Hallelujah. Yemwe barinzi b'inkike, mube maso musenge, namwe abahetse kwizera yeme, mubivuge mu midugudu we. Yemwe barinzi b'inkike we, mube maso musenge, namwe abahetse kwizera yeme, odala mubivuge mu midugudu. Yemwe barinzi b'inkike we, mube maso musenge, namwe abahetse kwizera yeme, mubivuge mu midugudu we. Yemwe abarinzi b'inkike we, mube maso musenge, namwe abahetse kwizera yeme, mubivuge mu midugudu we. Halo seminari banda, igitondo kirarashe yemewe, umusekura atambitse we, gusuhuza umutima we, umwamaza abarenga. Igitondo kirarashe me bagenzi,
w'umusekuru atambitse we gusuhuza umutima we umwamaza abarenge igitondo kirarashe bagenzi we w'umusekuru atambitse bila we gusuhuza umutima yoho umwamaza abarenge yemwe barinzi b'ingingo mube maso musenge sikia namwe baketse kwizera uva ambia we ubivuge mu midugudu yemwe barinzi b'ingingo mube maso musenge we namwe baketse kwizera yemewe alo mubivuge mu midugudu ayingwe igitondo kirarashe bagenzi we w'umusekuru atambitse mwe gusuhuza imitima bagenzi bacu umwamaza abarenge yemwe barinzi b'ingingo mube maso musenge namwe bahetse kwizera ubivuge mu midugudu igitondo kirarashe bagenzi we w'umusekuru atambitse we gusuhuza imitima bagenzi alo umwamaza abarenge we gusuhuza imitima ho alo umwamaza abarenge inzira y'ukuri ukwizera uwabambwe ari we Kristo niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru umva inzira y'ukurisha ukwizera uwabambwe niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru karindi ngo banga imitima ntibazayicamo aravuga ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntazayoba sinanye bakitwa ngo ni umuntu ukiranutse umutima alo sikiri mwarimo langizanyege babaye tangu nazimwina monde la ribanda ngozengine palombre de pasi oh walikwenda uko kwenye kaburi wakakuta kiwete kimoja kisipokiweza kinaomba chakula. Petero na Yohana walikwenda uko kwenye kaburi wakakuta kiwete kimoja kisipokiweza kinaomba chakula.
umeponya na Baba. Hakuruka kuri icyo gitanga mu izina rya Yesu. Hakuruka muri icyo gitanga. Yesu ni Umwana. Simama, umeponya na Baba. Usiwe wanamba wa matatu anayesema twe kisha anabaki mwendo ili tufike mbinguni. Sila mole bari te sokine tandola lima mangu watiple de pasine malongi ya liwari ijuru ryose nde wakwemera bambika ubusa mu ruhame ubushake yari yibereye mu mutuzo ijuru ryose rimusingiza urudaca yari yibereye mu mutuzo ijuru ryose rimusingiza urudaca. Haleluya! Buma sileva nengolo mbanda ya kasimwe. Imana ni Imana mu bumana bwayo. Uhagurutse aho ngaho umaze igihe kirekire urwaye, icyo kibazo kihabaye karande ku buzima bwawe, Yesu ni igisubizo. Nta wundi duhanze amaso. Yesu ni igisubizo. Azamurika ahari umwijima, azagaragaza imirimo n'ibitangaza kuko ari umwami w'abantu. Murinzi we ngaho mbwira dore bugiye guca we, ntabimenyetso urabona z'ubwami bwegereje. Murinzi we ngaho mbwira umusekuru atambitse, cokenyera maze usenge haguruka bwake. Cokenyera maze usenge haguruka bwake. Mana we dibe la somena otarima donge azipre de pashi moge asira. Ku musozi w'igikundiro aho abera bategereje, aho niho jewe nzicara, aho niho nzaruhukira mu gihe nzaba coje uru rugendo. Abazaba barasinziriye n'abazaba bakiriho, tuzumva impanda we twese dusanganire umukiza wacu. Tuzamara igihe turi kumwe na Yesu, adupimira imirimo myiza twakoze. Umurimo utakoranye umwete tuzawuhemberwa we, umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa. Muri iyo mirimo myiza harimo kuririmba, muri iyo mirimo myiza harimo gusenga, muri iyo mirimo myiza harimo gufashanya. Umurimo utakoranye umwete tuzawuhemberwa. Hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo we, kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo. Tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose we, tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, tuzumva indirimbo y'umwihariko Imana datugaye niza yituririmbira. Tekereze kumva Imana irimo kuririmba, tekereza kumva Imana yaturika ririmba. Olombia sikari banda ya imwa, tekereza w'Imana ngo iraririmba. Nibizaririmba baze ntabwo mbizi,
n'ibizaririmba tenoro ntabwo mbizi, n'ibiza yaririmba yose ntabwo mbizi. Icyo nzi nuko Imana izatwakirana indirimbo, icyo nzi nuko Imana izatwakirana indirimbo. Tekereza kumva Imana irimo kuririmba, tekereze kumva Imana yatura ikaririmba. Mana ndagusaba ngo igerezo ryiza we, zuve iyo ndirimbo uzaturirimbira we, zuve ku ijwi ryawe ryiza urimo kuririmba we. Ayidime la cible de pas. Mana ndagusaba ngo igerezo ryiza mugenzi, zuve iyo ndirimbo Mana urimo kuririmba we, zuve ku ijwi ryawe. Ori metambe la siperi banda ya zongini prime tombre de pashi. Kumva gusa ngo Imana yonyine ubwayo irimo kuririmba yayiduhoza amarira, yayiduhoza amarira. Imana ubwayo ntazi niba ari baze cyangwa ari tenor, ariko gusa ngo icyazi ngo izoturirimbire. Imana izodufashe tuzumvire. Musafiri mwenzangu watembelea wapi? Musafiri mwenzangu watembelea wapi? Musafiri we uningoje, uningoje twende pamoja. Kama unatembelea Yerusalemu we, kama unatembelea Sioni kwa baba we, uningoje we, uningoje twende pamoja. Iyo ni mwisho watuke. Walirimza aravuga ngo Jerusalemu tutameremeta, Jerusalemu tutapumzika, Jerusalema tutaimba nyimbo za ushindi, Jerusalema tutaimba nyimbo za ushindi. Ndamukije abera bose aho baherereye, Imana ibagirire neza, inshuti n'abavandimwe tugenda tubana umunsi ku munsi. Imana ikomeze basure ibitaramo. Hari mwene data Boneri nijoro twaraye tugize igitaramo cyiza, nawe twaturirimba karirimbo kavuga ngo abarinzi b'inkike karayikaduka kama gakanyanga. Nuko nabonye ko kera agiye kunsiga kera twaraye dutaramye gutya melombre shila vocasia de tra de mozaïda la pokia. Kubera ko tuzotaramira Imana, tuzoje mwisho bangu ucuranga sebene kubitemo nanga yo mwirongo twumvesha kugira tumare tubitse kunga janda buki kibakiwe. Olambo la cible de malongia de Ami Yesu. Ineza yawe n'urukundo rwawe n'ukuri byarabaye, iyo uza gucungura abakomeye ahari Imana sinokwiza. Ineza yawe n'urukundo rwawe n'ukuri Imana byarantangaje, iyo uza gucungura abakomeye ahari Imana sinokwibuka. Mana we, ineza yawe n'urukundo rwawe ma n'ukuri Imana byarantangaje, iyo uza gucungura abakomeye ahari Imana sinokwibuka. Ninde utagushima, ninde utakurata, ninde utagiriye neza Mana we akabiwaduku, ninde
utagushima we, ninde utakurata, ninde utagiriye neza mana akabi wadukuye, ninde utagushima we, ninde utakurata, ninde utagiriye neza mana. Oh mana Israeli, warakoze mana. Kuja mwijuru tuvuga samazina yawe, kuja mwijuru tuvuga samadini yawe, kuja mwijuru tuvuga bagenzi kwiganiza zacu, kuja mwijuru tuvuga we samazina oya, kuja mwijuru mbabwira samadini oya, kuja mwijuru tuvuga ukwiganiza zacu. Ela simeri bari de moni na bando ya kosi. Yesu yasizukiza mwijuru, gitaramo cyari gishushe, abamarayika bacuranga yemewe kutazaga hozo, yamanutse mu isi y'imivumo yeme bamucuranga imisumari, ubona jewe yaziraga yewe memerera arakuboha. Yesu yasizukiza mwijuru yeme, igitaramo cyari gishushe, abamarayika bacuranga yemewe mu nziza z'agahozo, amanuka aza mu isi y'imivumo yeme bamucuranga imisumari, ubona jewe yaziraga yewe kumwemerera arakuboha. Urugendo nziko mbazonanirwa, iby'amatwi yaje atariyumva, iby'amaso yaje atarareba we, sinzonanirwa keretse mbibonye. Urugendo nziko ntazonanirwa we, iby'amatwi yaje atariyumva we, iby'amaso yaje atarareba, sinzonanirwa we keretse urugendo nziko ntazonanirwa we, iby'amatwi yaje atariyumva yemewe, iby'amaso yaje atarareba, sinzonanirwa keretse mbibonye. Yaratsinze we, jewe sinzatsinda, yaratsinze wa mwanzi Satani we, yaratsinzwe we, jewe sinzonanirwa. Tugira imfunguzo n'inzerere zibaho ngaho itagira network, rezo yawe yarabuze ni nimero compose Colombre de Kashi. Ayiwe sinzonanirwa yeme ye, sinzonanirwa, oh sinzonanirwa. Ya mugabo nawe utagira harara Satani, kuva umunsi bakujana imfunguzo uzuraraho bwije tugira huba, wabuze equilibre, imyobo yawe yose ifuka uzayigiyemo tahuba tahuba. Satani nagutelefona ngo usubire mu byaha, umubwire ngo iyo nimero ntibasha kuboneka. Iminara yiwe twarayiciye, twaciye iminara ye arabura, azahamagara pi nimero compose. Yewe Satani winyiyebesha, ya nimero wampamagariraga narayimenyewe. Satani nagutelefona ngo usubire mu byaha, umubwire ngo iyo nimero ntibasha kuboneka. Balance tambaye nitufite Satani tane twakubwira kandi mpaka badepera baragakubise zo nari kandi nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi we bisaba kwijijisha we,
ariko adeperi I love you bazatanga indirimbo zijanye n'amaherekezo neza. Nyambika fime mana we izo tubona mu isi yeme bisaba kwijijisha we isi iri mu kutwereka ikazana izibi igakubanura niho ndavuze aravuga ngo iyo mbimenye cyagiye nataye nari gufata Yesu kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata iyo mbimenya we cyagiye nataye nari gufata Yesu kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata we. Mari ngo bahageze bazovuga ngo iyo mbimenye ukifatira Yesu ngo tukabana akaramata tukibanira nawe tugatuza kuko Yesu Kristo ni umurengezi wa byose kubera kuko yashoboye imbaraga. Teo yaririmbye akaririmbo izakira abantu bakizibuka aravuga ngo Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubangaho Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekaho birategeka bamutambagije bamusebereje kandi uwamutambagije niwe uri kumumanika. Tuzoha abantu bifite abatwumwe bifite ineza. Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagije abo bamusebereje kandi uwamutambagije niwe wari yamivuga ngo hatabuze na kimwe ibi byose bikorera Morodekayi kuko n'Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro ntabwo tugipfuye ntacyo tubaye turi kumwe ntabwo tugipfuye ntacyo tubaye turi kumwe yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga ibyo yakubwiye byose izabikora izakuza muri kwicaze ngo tuzibagirwe ko wagose wicaye mu ivu aho twita ku cyavu hameze nk'ahantu malo tuzajya tuvuga ngo urera tuzajya tukwita umubyeyi uri umubyeyi kuko natwe turi abana bawe kandi bwite ntituri ibibyarirano direkite gutya n'umuntu wa Yesu evangeliste Bwirika turi urubyaro rutari ibibyarirano direkite turi abana mu rugo turi abana b'ikiraro kubera kuko Yesu Kristo hari ijambo ryarivuga ngo se uri umunyu w'isi abantu bo kurigataho kurabona kuko umuntu yokugera hafite inyota akanywa kurabona kuko umuntu iryo jambo mwene data yerutse kurishurwa ararimbwira na manumva ko melonga none n'ufashwe muri iryo jambo ng'umunyu w'isi ariko yamari nzamuka naje numva ko riragenda risatira nibaza se umuntu yondigataho nosanga aho imboga ziri nta muntu ukaba norunga cyumviwe Bilezo minavari de paya Kolombiasika Yohana ariyerekwa yabonye igitabo kinini cyane ararira
ararira Yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu. Ararira Yohana we kuko habuze uwo gucungura umuntu. Maze Yesu intare yo mu muryango wa Yuda aba arahagurutse aragisingira arakibungura amenya ibimenyetso bivuze ngo ariyemeje kuza gucungura umuntu. Yesu reba hagati y'ibisambo, Yesu reba wateshejwe agaciro, nta cyaha afite nta kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Ku karirimbo ejo bundi abantu benshi barakabonye bakomeza kunyandikira. Igitero cya mbere kiza kivuga ngo ujye witugwa ineza uwo yayigiriye abagira Imana, abo yagaburiye bakarya bagahaga, abo yahumuye uwo mwanya bakareba, abo yakijije ubumuga maze bakagenda, nibo babaye abambere. Bati nabambwe baja kwa Pilato bati tubamburire Baraba kiriya gisambo, utubambire uriya wituma. Ariko ndahumi, ariko abantu bako bene da baja kwa Pilato bati tubamburire Baraba kiriya gisambo, utubambire uriya wituma. Yes. Abo yagaburiye ngo bakarya bagahaga, abo yahumuye n'abari ibimuga bagagenda, nibo babaye abambere ngo nabambwe bamurutisha Baraba. Ariko muri inzu umwe yaravuze aravuga ngo mubo Yesu yacunguye Baraba yarimo. Ariko Baraba nawe wagize amahirwe ku munota wa nyuma nimero gutya yarigiye kuba kompose. Yesu arika baravuga ngo mubo Yesu nawe yacunguye ngo Baraba nawe arimo Baraba arimo. Shima ucuranga umukunga, ucuranga umukunga uri mu mutwe no mu bwonko. Nitumara dusare, nitumara dutahe dukomeze tubwirane ubutumwa bwiza, twibutsanyuze umunezero, kubera kuko ibi ni iby'igihe gitoya iby'isi, ariko hari ahantu tuzoba tudatandukana tutagipfusha. Zamuka misete yegereje umuvandimwe Boneri arakomeza akandangiriza muri nufata ukaza wa igitaramo kirobanura ku butoni sinika binguza ya karibaye. Haleluya nzagerayo we kandi ndi hafi bene data we, inuma zako ziraguguza nkumva we, inuma zako ziraguguza nkumva we. Haleluya nzagerayo we kandi ndi hafi we bene data we, inuma zako ziraguguza nkumva we, inuma zako ziraguguza nkumva. Haleluya we nzagerayo bagenzi we kandi ndi hafi we bene data we, inuma zako ziraguguza nkumva. Oh, inuma zako ziraguguza nkumva. Zabona intwari zambanjirije, zabona Paulo mbonena Yohana ye, zabona Paulo mana mbonena Yohana, zaririmbi indirimbo ya Mose, ntawundi wese woyiririmba we, ariko njyewe mana nzayiririmba we.
ariko jewe mana zaririmba we zamura stage ariko jewe mana zaririmba we ai bibi ni banda ya Solari Manda mana we sabi ibihugu zose East Africa America n'Uburayi mana ibihugu bifite ingamba Afrika yacu yuzuye ibibazo, Asia yose yuzuye ibibazo, Uburayi na Oceania imiruhira baremeshe, Amerika na yose paradiso. Tazama naichiwe ilamu ya simu, warehema wako hapo. Dunia hii inatusumbua sana. Dunia hii inatusumbua sana. Tuyaganisha babu sababu bari mu bihe bikomeye
abafashije rero biha bikora Yesu Kristo n'ingomezi akomeza ubuzima bwawe wa mugabo wabuze umudamu Imana igukomeze wa mudamu wabuze umugabo Imana igukomeze wa mubyeyi wabuze umwana Imana igukomeze wa muvandimwe wawe Imana itabara turatarana Imana itumwe itaratumye n'abantu igaragara igice cyawe tumwaka Imana mu ijuru wowe ugutegere waho tureba yego iki kibazo cyawe gifata ubiheze Yesu numara kubiheza Yesu witegura igisubizo haleluya nibo wenyine jambo riravuga ngo muzane imitwaro ibaremereye kandi ubona bagire gute arabakuwa Yesu Kristo tugiye kongera kandi duhudumye ariko bamukase hano no kugira ngo buri wese aterere michiwe ikidendeze cyihindurije uterere ikibazo cyawe uko cyo bakimeze pamanya na mwuka wera n'imbaraga z'Imana yego n'ubwiza bw'Imana n'ukuri kw'Imana Imana irakugirira neza akikamo n'ukuri kw'Imana Imana irakugirira neza none ukwera Imana sumuntu ngwibeshewe sumana umuntu ngo yicuze nta munsi n'umwe yigeze ibura kwigira ntagishobora kuyihindisha umushitsi we tanaki sumuntu ngibeshe sumuntu ngo yivuguruze icyongeho ntagishobora na kimwe kwihindisha abe naki umushitsi kandi y'abavandimwe bazokunda kunyandika baba mu gihugu cya Kongo mu Minembwe bene data Imana ikomeze ibambika imbaraga kandi Imana ikomeze ibasure akigera ngarukiye dimukurangiza wa utanga injiri ya Yesu Imana ikomeze ibambika amavuta n'ubwiza bw'Imana ndetse nabo bataramye bandi muri kumwe yego natwe ino turamashije ibya Yesu turacyane
za Yesu cyane. Umukozi w'Imana mushima unyimire. Imana imwato. Mugirire neza. Nabyumva. Ushomwiri mwene wabo we. Uyo ari mwitaniwe. Ushomwiri mwene wabo. Mulozi mubandi we. Ushomwiri mwene wabo. Uyo ari mwitaniwe. Ushomwiri mwene wabo. Mulozi mubandi. Ushomwiri lansi twamukishi. Nabira. Nairobi anakubangas. After mafuta teye ukombi. Hakikana ndamutaje. Ariko ushomwiri mwene wawe. Uyo ari mwitaniyo. Ushomwiri mwene wabo. Mulozi mubandi. Lengozi yalipa. Anga ya silema. Mauna kimbe. Estarime. Trombe na leza. Zangu na bari. Zangu ni moye. Mausenga na Ala wako. kulete vizi. Tangu ya ibaka. Kakoni ngana. Tangu ya sika. Mana nili mino. Nukulima. Sifio wewe kiongozi. Basi nyishi. Kugira ngo ugeze hapo. Ahubwo kubite musha sigaye tuzamuke. Kugira ngo ugeze bw'Imana. Nakubwiye ngo tereramo ibintu bigiye ku. Tereramo. 38 yabonye imbaraga z'Imana. Yabonye gukomera kwe. Zamuka ishinde. Zamura na vanga. Imondo vimindi yokutabagwe. Imondo vimindi yokutabagwe. Imondo vimindi yokutabagwe. Kinguri wawe hari mirindi yokutabagwe. Ai, imondo vimindi yokutabagwe. Iyo ni kinumba ni mirindi yokutabagwe. Zamuka. Zaniranye kwimuka wamana. Ngomana yashowe. Aho birasingana aho memati mbera ibanga. Zakuna ndana yasimwe de Fatima. Aiwe mama. Ai mama. Tukumbuke baba ai mama. Tukumbuke baba ai mama. Uri mama waswini mshtamana we. Narako. Afrika, Amerika, Ulaya. Ututume kutangaza.
Yerusalemu. Akasema Melonginda ya sipe. Mana we. Makotete. Tongi la ribadi. Yo. Gelosima ya kaya. Mana. Simeli badi. Mana ino. Trime diverto. isaha Kema sipe la monta. Mana kile. Tugiye kumusoza ariko nkubwira. Malo. Gereramo hano Yesu Kristo ni igisubizo cy'ibibazo. Hakika ya Mungu. Ashoboye byose kandi afite imbaraga. Mwami. Yeshano ni kwiyereka. Mana ino. Evangeliste kwiyereka official. Niho twatuvugira ubutumwa bwiza. Ikiranganterwa nta kindi. N'iby'Imana mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere. Aho. Aravuga ngo intumwa itaratumwe n'abantu. Hakika ya Mungu. Sijaitwa na mtu. Mungu ndiye ameniita. Warambamagaye mwisi nawe. Mazerita nawe. Warambamagaye mwisi nawe. Mazerita nawe. Tegereza wumva ijwi ry'Imana riguhamagare numara ugihita uyikore. Hakika ya Mungu. Numara kuyikorera Yesu Kristo azokugororera. Ndio. Ijambo riza rivuga ngo tuzogororerwa hano ku isi neza neza ijana ku ijana. Wari umutunzi